Musanze byadufasha cyane kuko n'umuturage wari we wese yamenyera ko isoko ririmo. Bigiraga guhahira muri gare nyene imbwira tukagomba ni tujye kumena hara bukimbotera hara hirya yo byabo ufite ikibazo imbuto cy'amasoko abiri rumuri kubera rino tara rya gucya riva ku imboga zikubitaho zikanamba zigahita zipfa ku munsi. Niba yacuruje ni ibiro 2 by'umuceri, ngaho umbwira umubyeyi yaranguye wacuruza ibiro 2 by'umuceri ku munsi kandi nabwo ukabigurirwa n'uwuzi cyifuza nuko amasoko abiri yavaho bakagira isoko rimwe ryonyine. Mu gihe abakorera mu karere ka Musanze batekerezaga ko isoko rya kijyambere ryubatswe mu aka karere rigeretse rigiye kubabera igisubizo, ryabaye ikibazo. Imva n'imvano ry'iki kibazo rikaba rikomoka ku isoko ryahoze riri muri gare aho ryiswe kariyeri, kuko bavuga ko bacuruzagamo bose bakigumiyemo, kimwe cya kabiri akaba aricyo cyonyine cyagiye muri iri soko rishyashya. Aba baturage bakaba batishimira imikorere n'imikoranire yabo n'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze, kubera yuko bamwe bemerewe gukorera muri gare kandi ariho bose baboneraga abakiriya, abandi bakabajyana mu isoko rinini, ababa mu isoko ryo muri gare bakaba baranze kwimuka ngo baze gufata ibisima byabo bandikishije mu isoko rya kijyambere rishyashya. Abaricururizamo dore uko badusobanurira. Kujya mwabonye bano bantu twuze mu twuze cyane bari batubwiye ko isoko rigiye kuba rimwe, none tumera habimutse tuzara muri isoko turazamo tuzara batayirahi, none tugeze mu ngumu tugezemo turahomba tubura abakiriye kuko amasoko ari ukwirirwa twishere bakakuva mu gitondo ariko amasoko abiri biterwa impamvu iterwa bigiraga guhahira muri gare nyene imbwira tukagomba ni tujye kumena hara bukimbotera hara hirya yo byabo ufite ikibazo imbuto cy'amasoko abiri Ibi bikaba bikomeje gutera ibihombo abakorera muri iri soko rya kijyambere ryubatswe vuba, kubera ko nta bakiriya babona. Abakiriya benshi bamenyereye kwigira muri kariyeri yahoze ahari muri gare. Ibi bikaba bibatera ibihombo cyane ko bamwe bamena imbuto zikababoreraho, umuntu ashobora kurangura imbuto zikamumaraho ibyumweru 3 zigatangira kubora akazimena nta bakiriya abonye. Ari naho bagaragaje ko umuntu umwe ashobora gucuruza ibiro 2 by'umuceri ku munsi kandi atanga imisoro. Bakaba babona ko aho kugira ngo ribateze imbere, ahubwo iri soko rigiye kuzabakuririra ibihombo bikomeye, harimo no gusenya ingo zabo. Niba yacuruje ni ibiro 2 by'umuceri, ngaho umbwira umubyeyi yaranguye agafuka ku muceri ibiro 25 ategereje kugacuruza mu mezi 2, nurangiza uwo mubyeyi niba umugabo yaramuhaye urushoro ngo arakomeza habe kandi na leta ikeneye umusoro, nurangiza umbwire impamvu utatuma ataha. Wacuruza ibiro 2 by'umuceri ku munsi kandi nabwo ukabigurirwa n'uwuzi, niho waguhamagaye kuri telefone ukavuga ngo ugura gucuruza. Urabona nk'iyi meloni kwirangura by'ibiranyira mu kigatari mu ntara mu 2500, ubu niba neranguye tumiloni 50, abane nagurisha na meloni 5, akaba amaze gukuramo meloni hafi 20. Iki ni igihombo. Izi zimaze igihe kinini gufata mu by'urushyi niko no kuntu isatuye harimo n'izindi ziba zagize cyane zaburimo imbere. Urabona nk'iyi nta wayihumukiriye. Iki kibazo cy'ibihombo kandi kikaba kijyanye n'ikindi kibazo cy'imyubakire y'uko iri soko riteye, aho bavuga ko amabati yaryo yangiza ibiribwa cyane cyane nk'imboga zikaraba, aho kugira ngo azane urumuri gusa muri iri soko. Urumuri kubera rino tara rya gucya riva ku imboga zikubitaho zikanamba zigahita zipfa. Wenda hari ukuntu kubera yuko hari ukuntu bazahindura amabati kuko n'uruhande rumwe rwo hari hirya ntabwo ari hose. Baramutse babivuze ukuntu bahindura amabati nabo nta mbogamizi bajya bibicuruza. Kimwe n'imisoro yo muri iri soko itavugwaho rumwe n'abacururiza muri iri soko, bavuga ko yiyongeye mu buryo batasobanuriwe ndetse batemera, kuko ikibanza bacururizamo kiba ari gito kidakwiye agaciro bahereza umusoro. Ni ibihumbi 10 twishyura by'ubukode, bakazaho n'ipatante y'ibihumbi 60 mu gihe cy'umwaka. Urabona metero imwe kukubwira ngo utanga ipatante y'ibihumbi 60 nabyo ni ibintu babikora, kandi twatangaga ipatante y'ibihumbi 6 n'umusoro tugatanga 6. Ubwo rero ukuntu babizamuye ntabwo tubizi pe.
ukayishyura 60,000. Ayo mafaranga ari menshi cyane. Wenda hano kuri iyi metero umuntu washoye 20,000 waba ushora 20,000 ugasora 60. Biragoye. Bagabanya imisoro. Nta kuntu umusoro wava kuri 6 ngo wikubishe 10. Ntabwo ni muturebere. Bimwe mu by'aba baturage basaba ubuyobozi bw'akarere ka Musanze ndetse n'ubuyobozi bw'iri soko ry'ibiribwa byo mu karere ka Musanze harimo kuzana abantu basigaye muri gare bakaza mu bisima byabo kuko byambaye ubusa kugira ngo abari basanzwe bafite abakiriya nabo bajye babaronkeraho bagurire n'abandi badasanzwe bafite abakiriya. Mucuruzi w'ubuconco n'umwe w'imbuto ni abashyashya gusa. Nta bakiriya babona rero nk'umukiriya usanzwe ahahara uvuga tugiye guhahira runaka asabye mpahira akajya muri gare. Ariko uwo muntu asanzwe ahahira aramutse ari hano begeranye yananyuraho akaba ko na mugenzi we afite ibyiza akamugurira atari umukiriya. Umuntu mushyashya ntabwo yagira abakiriya kandi nta n'abasanzwe bamwegereye. Nta muntu nyabuconco n'umwe w'imbuto ni abantu bashyashya. Ikindi abantu bari mu gare aya maseta yose ubona atariho n'umuntu w'imbuto y'abantu bo muri gare. Turagenda ko nawe twahora tumera none se twabigenza tubakwaje gupaga sanga ingo zacu zibaho neza abana bacu bige none ubu ngubu ntago bahagarara kwiga turahangaha isoko turagenda. Kifuza nuko amasoko abiri yavaho bakagira isoko rimwe ryonyine mu karere ka Musanze. Mu karere ka Musanze haramutse habaye isoko byadufasha cyane kuko n'umuturage wari we wese yamenyera ko isoko ririmo. Uko tukiza muno baratubwiye ngo baratudohorera imisoro mu mezi ngo 3 dukore turi kumenyeza isoko none twagiye twumva ngo nayo mezi 3 ntago akirimo ngo ayo mezi 3 tuzayasorera. Ubwo rero n'abari barimo bazi uko batazasorera ya mezi 3 nabo bagiye kuzinga ibirago byaho bitahire bigendere kuko babiteguye wenda onyine keretse uko abanyesoko uko bapanze kubakira isoko ntago tubizi. Ariko nanone bagakwiye guhindura nka ruhande bakahindurira ibindi bicuruzwa kuko bituma nk'ibirayi cyangwa ibitoki kuko imboga zo zirahangirikira kenshi cyane. Imisoro yo turi kuyemera nta nubwo twemera gukorera mu gihugu kidasora ariko nanone nk'uko bari baduhaye poromosiyo yo kuba turi kumenyereza isoko nibadore baduha poromosiyo noneho nyuma ubwo mezi 3 nayagiye kurangira dutangire bundi busha tuzi yuko dufite motivasiyo tuzi neza yuko tuzasora. Impamvu y'isoko bitewe nuko amasoko mu karere ka Musanze twese turabizi bihagije. Mu karere ka Musanze yego ni umujyi uri gutera imbere pe ariko nanone ntabwo wari wafatika cyane ku buryo ufite abapagasa benshi nk'abanyakigali. Ko impamvu Kigali habaye amasoko menshi hari abapagasa benshi cyane. None mu karere ka Musanze ntabwo dufite ubushobozi bwo kwakira amasoko. Bifuza ko baduhuriza mu isoko rimwe byibuze abajagiriya bose bakaza tukamenya ngo isoko ni iri ry'akarere bikaba isoko rimwe kabone yuko n'uwo wacuruzaga ibiro 2 by'umuceri ari umukiriya umuhamagaye hari n'undi uzahanyura ari kwitambukira agiye kureba undi amugurire kandi atari yabiteguye. Twabasaba n'ubundi abari muri gare bafitemo n'imyanya ibyo kubona byambaye ubusa ibyo kubona bigakura babazana muntu twese tubakorera mu isoko rya kijambere. Icyo kintu cyadufasha. Umuyobozi w'akarere ka Musanze yasabye abakorera muri iri soko kumenya uburyo bwiza bwo kubika imbuto kugira ngo zitajya zibapfiraho. Isoko rya kariyeri gukora kw'amasoko bidahagije cyangwa ko bibangamiranye cyangwa se bituma batabona abakiriya mu buryo bufatika. Mbere na mbere twabanza kubagaragariza ko ririya soko niba mubyibuka ryatangiye neza ryuzuye mu kwezi kwa 6 abarikoreramo batangira kurigeramo mu kwezi kwa 7 no kwa 8. Uyu munsi twavuga ko ariko wenda bamaze amezi 4 bakora. Igipimo cy'imikoreshereze yaryo kigeze kuri navuga ko birenga 80%. Mu mezi 4 kuba inyubako yayo imaze gukoreshwa kuri 80%, ubwabyo ahubwo nabyita twabyishimiye kuko nimukurikirana ibikorwa byinshi urasanga ko hari na etaje imaze imyaka 6 itari yakoreshwa 100%.
ariko uyu munsi isoko ryacu rigeze kuri 80% ndetse kanarenga mu gihe cy'amezi 4. Hari benshi bagiye banaza kubikora bakigerageza ariko bwa mbere bagiye kubikora. Ngira ngo murazi ko twirinze ko hagira icyakwa umuntu kugira ngo kitaza kuba icyakubuza amahirwe. N'umuntu ubwe utekereza gucuruza atarabikoze na rimwe araza arakora. Uyu munsi rero buriya hari n'uburyo kubera kutamenyera, kubera se kutamenya aho umuntu arangurira adahenzwe, kubera se kutamenya uburyo bakonseriva babika neza ibyo waranguye, kutamenya se uko wita ku bakiriya. Nubwo dushaka ko mu gihe kiri imbere tuzagenda n'uburyo bwo kubaha amahugurwa mu rwego rwo gukora ubucuruzi buciriritse SMEs, ariko uyu munsi ntabwo imaze guterwa n'indege. Twongere tubabwire ko abantu bari banditse basaba bararenga 1000. Uwo mubare ubwawo utwereka ko inyota yo gukora ari nini. Bivuze ngo rero nyuma y'uko hari ibibazo byagiye binagaragara haba mu miterere y'inyubako ubwabyo, ibyo nibyo turimo tugenda nabyo dukosora. Turimo turavugana n'umufatanyabikorwa kugira ngo ibyagiye bigaragara bigomba gukosorwa. Hagaragajwe nka kiriya gisenge twibwiraga ko kuzana urumuri bizatuma isoko ricya neza rikagaragara, nyamara birangira haje urwarumuri ahubwo rugira ibyo rwangiza. Uro turimo turareba ngo mu buryo bw'ibintu niriye koranabuhanga twakoresha urwarumuri rukaza ariko rutagira gute rutangiza. Ikindi, isoko kuba amasoko akora ari abiri ubwabyo ahubwo ni amahirwe, ahubwo tukareba ngo turaganira nabo dute kugira ngo babashoramari bombi, reka tuvuge umushoramari nk'akarere watanze wubatse ririya soko n'umufatanije n'abafatanyabikorwa, umushoramari nka Jari Investment Company, twakora dute kugira ngo ayo masoko yombi akore yose yunguka kandi noneho abashe kwemerera abayakoramo kunguka. Ibyo rero nibyo tugiye kuganira. Ngira ngo ibyo turi kubona uyu munsi ntabwo twari kubibona tutatangiye. Ni experience y'ibyo turi kubona na komite y'isoko igiye kujyaho, ibyo byose dufatanye kubyiga. Ikindi no kujya inama kugira ngo isoko rya gare rivugururwe ribe upgraded, rive ku rwego ririho uyu munsi, ahubwo rize naryo risubiza icyerekezo cy'umujyi wa Musanze. Ubundi nk'uko mubizi ntabwo gare icuruzwamo ibintu nk'ibyo mubona. Gare igomba kuba ifite ubwoko bw'abakiriya itargeting. Ni ukuvuga ngo ubwoko bw'abakiriya bagera muri gare ntabwo babandi bahagera bananiwe cyangwa se bashonje akabona ifunguro mu buryo bwihuse kandi riteguye neza. Ni hahandi umuntu utegereje imodoka aba afite ahantu yicaye, yaba afite computer yiwe akaba ari no ku kazi ategereje. Ni hahandi agomba kuba afite internet. Ni hahandi ndetse n'amaofisi atandukanye, supermarché cyangwa se isoko ryisumbuye riba riri. Ibyo rero ntabwo ibyo nibyo turi gutekereza tugomba kuganira na rwiyemezamirimo hariya, akaba ibyo bigomba kuzakorerwamo. Ariko uyu munsi kubera ko nawe ni umuturage w'akarere, ni umuturage w'igihugu, ntabwo turi bugende ngo tumubusire ngo turukure aho ngaho uwo mwanya, ahubwo ni ukuganira nawe mu bushobozi bwiwe, ndetse ariko mu buryo budatinze bujyana n'icyerekezo cy'umujyi. Ibyo nabyo bikagira gute bigakorwa. Tukumva rero nta kibazo twebwe tubibonamo, ahubwo ni amahirwe arimo yigaragaza ashobora rero kubyazwa umusaruro, bityo bigakomeza kugira uruhare mu kuzamura akarere kacu.